makuru y'amasaha yatujyanye. Perezida Paul Kagame yohereje ubutumwa bwishimiye mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu. yoherejwe intumwa intumwa rero niyo yavuze gutwaye ariko muri ubu butumwa Parfese n'uzi ko ari ambasaderi hasabwemo no gushyigikira kandidatire ya Louise Mushikiwabo. uyu intumwa yohereje hari intumwa zoherezwa ahantu hakaba n'intumwa ijyana ubutumwa ariko intumwa n'ubutumwa bose bwa barakomeye nakubeye ubu butumwa buraremereye kandi hatumwa wo gutuma cyane byari bikwiye. Ubwo ni mu gihe nanone Afurika yunze ubumwe yagiriye icyizere Albert Shingiro wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga waje gusimburwa na Edouard Bizimana wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga. ubu ufite byinshi byo gukora ni ibintu biba byiza. oya nashaka kaza kakwirundaho aracyari na muto ni mutoya ni umudiplomate kandi ukoresha ururimi rwa diplomasi azi kuvuga ibintu bikomeye mu ijwi ryoroheje n'ibimenyetso akora iyo mwahuye nubafotora ubanza ajya kubanza ubafotora abaganira mu bintu yazize ngo yazize ukuntu ngo yahuye na Nduhungire haseka bagahoberana kandi hari ibibazo ya foto imeze gutya se hari Nduhungire ko yatuvuye ko ari igihe nawe yahoberanaga na Kayikwamba bakanaseka nyine urumva ayo mafoto bari mabi buriya Kayikwamba ayo mafoto bayerekanye Kinshasa bamwirenze ariko uyu yagize agatya akamukubita amaso bagaganira bakabafasha turahuri barimo batari kunkabura ubuganira iki n'umuntu watuzenyereje cyangwa ubuganira iki n'umuntu twanga ariko muri diplomasi ntabwo abantu barwanisha ingumi bagitekerezo ubwo ngo mu nshingano bamuhaye ngo harimo izo ku intumwa idasanzwe izafasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyafashwe n'urukiko mpuzamahanga ku bijyanye n'amakimbirane hagati ya Gabo na Guinea Equatoriale. ako kabazo ni toto nakabaga oya nako kugira ngo ataba yicaye oya ariko nta kazi gakomeye hari igihe abantu baba bagiranye amakimbirane mato ukumva ni akantu gato ariko mu by'ukuri gashobora kuzabyara ibintu binini kujya hagati y'ibihugu byombi birumva nacyo ntago ari ikintu cyoroshye yanga bikunda agomba kudafata uruhande ariko agira ururimi rwa diplomasi ruhambaye Albert Shingiro afite ururimi rwa na diplomasi geste akora iyo yahuye n'abantu bafitanye ibibazo uhita ubona ko hari ikirimo. Hanyuma reka tujye kwa General Muhozi Kainerugaba nawe ati I have given the orders our troops. Twavuye hari acyandika ubu yegeze muri Isiraheli arababwira ati ngubu twebwe dushobora kujya mu ntambara dushyigikiye Isiraheli ati byiza nuko intambara yahagarara ariko nanone nibiba ngombwa ko tuza tuzohereza ati Irani niyibeshye katurasa tuzihorera ku buryo buhambaye. ubwo twitanditse ku isaha y'isa 4:45 z'ijoro zishyira saa 5 nyine niyo ivuga kuri ubwo mwari mwamaze kuva mu kiganiro nyine yakomeje kwagisohotse azikuzana intambara yatanze itegeko ryuko ingabo zaho zava ashyiraho n'itariki ku itariki 3 ko zava he ariko nuwa gatanu mutagatifu ngo ziva he ziva Rubero aragenda ahubwo handi yavuze ngo niba tirukana genero ni muri Ituri gavana ngo aragenda arazikurayo ashaka kuba ari bwo buryo arimo akoresha ko yiteguye kugenda ariko harya amakimbirane ya Lieutenant General Ruboya guverineri wa Ituri na Muhoza akomoka kuki kuko amaze igihe nuko tumvikana uko Ituri muri Kongo Ituri na Kivu y'Amajyaruguru Ituri na Kivu y'Amajyaruguru nizo ntara muri Kongo ziyoborwa n'abasirikare. Noneho General Muhozi we yashinjaga Ruboya kuba aha amakuru n'ibikoresho ADF na Kodeko zikagenda ngo zikica abahema bo muri biriya bice abahema n'abanande sinibuka neza ayo moko abiri muri biriya bice. Hari umuhanzi w'umukongomani ariko mu gihugu cy'Ubufaransa ari nawe yakuriye ngo yatawe muri yombi n'inzego z'Ubufaransa zimushinja kuba hari uburyo ngo afite imitwe y'abagizi ba nabi cyangwa se anayishyigikira akanayitera inkunga mu Bufaransa ze nabonye rwose. Ariko uyu muhanzi akaba yari asanzwe n'ubundi mu mvugo ziwe nyinshi zirimo izibiba urwango by'umwihariko kwanga abo mu bwoko bw'abatutsi ku buryo ngo yigeze no guhanga indirimbo muri iyo ndirimbo ashyiramo gusebya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ubwo rero
none se uretse tube turetse iby'icyo gihe kuko ntawe numvisha abazungu bafungiye kwanga abatutsi wese yabazize iki nta n'umwe we n'ibindi ari kuzira nibyo nari mvuze ntabwo ari ibyo ngibyo ari kuzira iyeza ndonyi no gushyigikira amatsinda y'abagizi ba nabi muri icyo gihugu ubwo ashobora kuba akorana n'abajura biba wenda ariko ubundi kwica abatutsi no kubanga ntawe ndabona abazungu babihaniye pe nabo bagerageje kubikora bakora ibyitwa kamawonesho ngo batazagira ngo ejo hato mutazavuga dore ko abantu bino muvuga muzira icyo mwabonye ariko hari ababifungiwe bakoze jenoside mu Rwanda babifungiye uzi urubanza kugira ngo ruzajye kuba urinda uvuga ngo ruzajye kuba umuntu niwe wayoboye ibitera akora ibintu byose uzi ko bamukatira imyaka 6 ariko aba yahanwe ko batayikatiye umuyahudi se umuyahudi se nako ko batayikatiye umuntuza umudage wakoze jenoside ku y'abayahudi barabamanitse abenshi none se barishe niye gukora jenoside n'icyaha ku isi ariko ikorerwa abatutsi ku isi ni nko kwibisa ntevugwe iyo nyira yabuze icyo atekamo agataka hari igihe bavuga bati murebe uwayitwaye mufate ejo induru z'abo bantu baba bashaka ibintu byabo bakwiye kwirwanaho rero bagaharanira uburenganzira bwabo hanyuma ku rubuga rwa minafeti ya Kongo bagaragaje yuko minafeti ya Kongo ko yitwa nibyo bashyizeho tweet igaragaza yuko ngo ku munsi w'ejo madamu la ministre Therese Kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yakiriye abahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa mu byo baganiriye rero hari uburyo yabasabye ko ngo bagira uruhare mu kubwira ibihugu byabo gukomeza gushishikariza amahanga ko yabwira amahanga ko yabwira inyeshyamba gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kigafungurwa mu buryo bw'ofisiyeri ngo ariko hagamijwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse yanagaruka ku biganiro bya Doha avuga yuko kuba bitari kuba atari ikibazo cy'ibi bihugu byombi nako ikibazo cya AFC mu 23 na Kongo ahubwo ari ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati ariko nanone anagaruka ku bihano byagiye bifatirwa u Rwanda ndetse nanone anagaruka ku bijyanye no kuba ibi bihugu byashyigikira amatora umukobwa wa Rumumba n'ubundi kugira ngo ahagarare wa muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ibyo nibyo yagarutseho ariko igikomeye cyane yavuzeho ni iby'ikibuga cy'indege cya Goma ngo kigihangayikishije kurusha abaturage bo mu Minembwe indege irasa urumva ibi ngibi ntabwo ari byo bagombaga kuganiraho kurasa abatutsi bo mu Minembwe byo ntacyo bitwaye ahubwo ikibuga cy'indege n'igifungo si ugomba kubivuga atabivuga se abaturage ntavugira ntashinzwe diplomasi y'igihugu cye ibiganiro baganira ntibajye babiganira hari igihe umuntu agira ibyago akisanga ari umuyobozi mu gihugu kimuteza kugaragara nk'umuntu utari mwiza kandi ari umuhanga mu byo akora nicyo cyabaye kuri Kayikwamba n'abandi bamwe muri bo kuko umuyobozi mwiza pe kuko uyu mudamu ni umudiplomate mwiza bazi kujya impaka guhagarara ku cyo ashaka abaye arwanira ukuri uwo mu Rwanda yahangayika ariko nyine n'ibyago kudefanda ikibi kuko ariko kazi kahari kandi wisanze ariko bimeze bigutwara imbaraga nyinshi kuruta kudefanda icyiza nubwo ikibi kubera ko abantu benshi bagisangira woroherwa no kubona bakigufashamo cyane iyo bafite inyungu kuruta icyiza kitazabyara inyungu gusa kizabyara neza ku bo wayigiriye ariko kitafite icyo kiguha mu bibarika mu bifatika mu mafaranga hanyuma Lawrence Kanyuka twirwaneho bombe nabonye baragiye basohora niba nabyita amatangazo agaragaza yuko bakomeje kwamagana ibitero by'uruhurirane by'iminsi yikurikiranya biri gukomeza kugabwa mu Minembwe n'ubundi ku basivile baho bikica abasivile bikica amatungo bigasenya ibiturage zaba inzu z'abaturage ndetse n'insengero nakwibaza ahubwo aya matangazo yabo bazatanga amatangazo kugeza ryari uyu urumva urabona nk'ukuntu iyo turimo tuvuga ibibazo abantu bamwe bafite tugatitiriza ntiturambirwe ntabwo bikuraho ko mu by'ukuri bo kugeza ubu
M23 na twirwaneho bahagaze niko mbibona bahagaze ahantu badashobora guhagarika indege